Hello everyone. Muraho mwese. We are so happy to meet once again. Tunejejwe no kongera guhura. Today we shall read in the book of John chapter 5. Umunsi rero turi busome mu gitabo cya Yohana ibice bitanu. Please open John chapter 5 starting from verse 39. Reka mbasabe dusome muri Yohana ibice bitanu duhereye ku murongo wa 39. If you are there, you can read John chapter 5 verse 39 through 47. Mwahageze twasoma Yohana ibice bitanu murongo wa 39 gushyika ku wa 47. Okay, let's read. Reka dusome. You search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me. Murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho kandi ari byo bimpamya. But you are not willing to come to me that you may have life. Nyamara mwanze kuzaho ndi ngo muhabwe ubugingo. I do not receive honor from men, sinshaka ishimwe ry'abantu, but I know you that you do not have the love of God in you. Ariko mwebwe ndabazi yuko ndabazi yuko mudakunda Imana mu mitima yanyu. I will come in my Father's name, and you do not receive me. If another comes in his own name, him you will receive. Nge naje mu izina rya Data ntimwanyemera, ariko undi naza mu izina ry'ubwe we muzamwemera. How can you believe who receive honor from one another and do not seek the honor that comes from the only God? Mbese mwabasha mute kwizera kandi mumaranira gushimwa n'abantu mu cyimbo cyo gushaka ishimwe riva ku Mana ubwayo? Do not think that I shall accuse you to the Father. There is one who accuses you, Moses, in whom you trust. Mwe gutekereza yuko nzabarega kuri Data, kuko hariho ubarega ndetse ni Mose uwo mwiringiye. For if you believed Moses, you would believe me, for he wrote about me. Iyo mwizera Mose nanjye munyizeye, kuko ari ibyanjye yanditse. But if you do not believe his writings, how will you believe my words? Ariko se nimutizera iby'uwo yanditse, noneho n'amagambo yanjye muzayizera mute? Yes, we have read up to verse 47. Dusomye gushyika ku murongo wa 47. I'm so thankful to God who gave us the Bible. Ndashimira Imana cyane yaduhaye Bibiliya. This Bible is so amazing. Iyi Bibiliya irahebuje. Even though it was written for about 2000 years, nubwo yanditswe mu myaka ibihumbi ishize, and it was written by different people, kandi ikaba yaranditswe n'abantu batandukanye, with different background and different eras, bafite aho babaye hatandukanye n'ibihe bitandukanye. But you can see that this Bible is one-hearted. Ariko urabasha kubona ko iyi Bibiliya ihatse umutima umwe gusa. Whether I read the book of Genesis or the book of John, all the scriptures are with one heart. Wasoma mu gitabo cy'Itangiriro, wasoma muri Yohana, buri byanditswe biba bihuje umutima. So last time I spoke with you about the book of Genesis chapter 27. Ubushize rero nabaganiririye ku gitabo cy'Itangiriro ibice 27. For 3 sessions we're discussing about Jacob and Esau. Inyigisho 3 zatambutse twaganiraga ku nkuru ya Yakobo na Esau. And actually, I wanted you to discover the heart of God in this chapter. Mbyukuri nashaka ko habaho ko mutahura umutima w'Imana muri iki gice. Especially I wanted you to discover Jesus who is hidden in these stories. By'umwihariko nashaka ko mutahura Yesu ubuhishwe muri izi nkuru. Many times we think that we can keep the law. Kenshi tujya dutekereza ko twabasha kubahiriza amategeko. Yes, we think that we can keep the law. Yego, dutekereza ko twakubahiriza amategeko y'Imana. That's why even Esau thought he can fulfill the word of his father. Nayo mpamvu Esau nawe yatekereje ko yasohoza amagambo ya se. So he tried his best. Agerageza ibishoboka. Unfortunately, he was not able to fulfill the word of his
father well. amahirwe make ntabwo yabashije gusohoza iby'amagambo ya se neza. That's why he received the curse instead of receiving the blessing. niyo mpamvu yabonye umuvumo mu cyimbo cyo kwitega umugisha. On the other hand, Jacob, who didn't do anything, ku ruhande rundi Yakobo utaragize icyo akora, Jacob who let her mom do all things for him, Yakobo wahariye nyina akamukorera byose, he was able to receive the blessing. yabashije kubona umugisha. But many people, they don't understand the heart of God when they read such stories. ariko abantu benshi ntibajya batahura umutima w'Imana iyo basomye inkuru nk'izo. But today I want to tell you that in this story you can find the salvation from Jesus Christ. ariko uyu munsi nashaka kubabwira ko mu nkuru nk'izi tuboneramo umutima wa Yesu, tuboneramo agakiza ka Yesu. The book we read today is the book of John. Umunsi twasomye igitabo cya Yohana. Verse 39, he said, "You search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me." Umurongo wa 39 uravuga ngo murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho kandi ari byo bimpamye. Yeah, even though it was written by John, but this is the sayings, this is the sentence which was spoken by Jesus himself. Yego byanditswe na Yohana, ariko iyi ni interuro yivugiwe na Yesu ubwe. And Jesus was saying that all scriptures, that means Old Testament, testify of him. Yesu rero yavuga ngo ibyanditswe byose, abavuga ko isezerano rya kera ryose ari we ryahamyaga. Because before he spoke this in New Testament, there was only the Old Testament. Kubera ko mbere yuko avugira ibi muri iri sezerano rishya hahozeho isezerano rya kera. Which means all scriptures in the Old Testament testified about Jesus. Bisobanura rero ko ibyanditswe byose mu isezerano rya kera byahamyaga Yesu. So through this story you can realize that even the story about Jacob and Esau, we can find Jesus there. Muri iyi nkuru rero turabasha kubona ko no mu nkuru ya Yakobo na Esau hagomba kubonekamo Yesu. So between Isaac, Rebecca, Esau and Jacob, whom do you think stood for Jesus? None hagati ya Yakobo, Esau na Rebeka na Isaka, murakeka ari nde wabahagaze mu cyimbo cya Yesu? Definitely the mother stood for Jesus. Bigaragara neza ko uyu mubyeyi ari we wahagaze mu cyimbo cya Yesu. Rebecca, who does everything for the son, is like Jesus, who did everything for us to become righteous. Rebeka wakoreye byose umwana we, ahagarariye Yesu watukoreye umurimo kugira ngo atugire abakiranuka. Everyone, there are two kinds of righteousness. Bavandimwe, hariho uburyo bubiri bwo gukiranuka. And each righteousness stands for good works. Kandi buri gukiranuka guhagarariwe n'imirimo myiza. When people does good works, that is their righteousness. Iyo abantu bakora imirimo myiza, ibyo birasobanura gukiranuka kwabo. And the righteousness from the good works, the Bible says that it is like filthy rags. It is humans. Kandi gukiranuka k'umuntu bibiri kwita ubushwambagara bufite ibizinga, ndetse ni ugukiranuka k'umuntu nyine. Yes, Esau had righteousness. Yego, Esau yari afite gukiranuka. He obeyed the word of his father. Yumviye ijambo rya se. He went and hunted a game. Yaragiye ko kahiga umuhigo. He came back and cooked. Aragaruka aranawuteka. But by the time to present before his father was already full. Ariko igihe yarawuzaniye se yari yamaze kwijuta. The father couldn't dare even to touch it. Nta nubwo se yiriwe agerageza rwose no gufataho. Instead he cursed him. Ahubwo yahise amuvuma. Why is it like this? Kubera iki ari uko byagenze? Yeah, Esau stood for all people who try to go before God with the law. Esau yahagaze mu cyimbo cy'abubu bagerageza guhagarana imbere y'Imana ibyo kuzuza amategeko. Even though they try to keep the law, they don't understand the heart of God in the law. Nubwo bagerageza kumvira amategeko, ariko ntibatahura umutima w'Imana yarimo. Where we read today in verse 46, the Bible says, uyu munsi aho twasomye Bibiliya yavuze ngo, "For if you believed Moses, you would believe me, for he wrote about me." Mu murongo wa 46 turavuga ngo iyo mwizera Mose nanjye muba munyize kuko
kuko ari ibyanjye yanditse. Everyone, Moses wrote five books. None bavandimwe, Mose yanditse ibitabo 5. Moses wrote Genesis, yanditse igitabo cy'itangiriro, Exodus, kuva, Leviticus, Abalewi, Numbers and Deuteronomy. kubara no gutegeka kwa kabiri. When you read these 5 books, you cannot detect immediately that was talking about Jesus. Iyo usomye ibitabo 5 ntabwo byihuse wahita utahuramo ko yavugaga kuri Yesu. But how was Moses writing about Jesus? None ni gute Mose yanditse kuri Yesu? Let us read in the book of Romans. Reka tubisome mu Baroma. Romans chapter 3. Baroma ibice 3. Verse 20 up to 24. Umurongo wa 20 gushyika ku wa 24. If you are there, we can read Romans chapter 3 from verse 20. Niba mwahashyitse turasoma Baroma ibice 3 hereye ku murongo wa 20. Yeah, here the Bible says, therefore by the deeds of the law no flesh will be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Hano aravuga ngo kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ari yamenyekanisha icyaha. Yeah, by reading this verse you can see the importance of the law. Iyo usomye iyi mirongo ubona inyungu y'amategeko. God gave Moses 2 tablets of stone on which there were 10 commandments. Imana yahaye Mose ibisate 2 by'amategeko byari byanditse, ibisate 2 by'amabuye byari byanditseho amategeko. But why did God give them to him? None ni ukwera iki Imana yabimuhaye? The Bible says by the law it's the knowledge of sin. Ngo kuko amategeko ari yamenyekanisha icyaha. God wanted all mankind to realize what is sin precisely. Imana yashaka ko ikiremwa muntu amenya ese icyaha ni iki mu buryo butomoye. People were deceived by Satan. Abantu bashutswe na Satani. They tried to keep the law. Bagerageza kubahiriza amategeko. They tried to fulfill the words of the Bible. Bagerageza kuzuza amagambo ya Bibiliya. But they didn't know that even before they try, they are sinners to perish. Ariko ntibabizi ko na mbere uko bagerageza ibyo baba bari mu cyanya cy'umunyabyaha urimbuka. That's why they didn't think about the grace of God. Nayo mpamvu nta mwanya wo gutekereza ku buntu bw'Imana. They didn't plead for the grace of God. Ntago bibwira iby'ubuntu bw'Imana. They just boasting themselves that they keep the law. Ahubwo bishyira hejuru ko ari abubahiriza amategeko. As a son heard the word of his father, he rushed to hunt. Nk'uko Esau yumva ijambo rya se yirukiye guhiga. But he didn't know that he was unable to praise his father through his works. Ariko ntigeze atahura ko atanezeza se binyuze mu mirimo akoze. He didn't know that he cannot know what his father likes. Ntago yigeze amenya ko atazi cyose akunda. Everyone between a child and a mother, who knows what the father likes? None bavandimwe, hagati y'umwana na mama we ninde wamenya cyose akunda? What about between man and Jesus? None hagati y'umuntu na Yesu, who can know the will of God? Ninde wabasha kumenya neza ukushaka kw'Imana? Definitely Jesus knows the will of God. Icyuru kuri kweruye nuko ari Yesu gusuzu gushaka kw'Imana. So even though we hear the words of the Bible, nubwo ro twumva amagambo ya Bibiliya, even though we hear about sin, nubwo twumva iby'icyaha, actually we don't know what is sin exactly. Byukuri ntago byukuri tuba tuzi icyaha nyirizina icyo ari cyo. But Moses wrote about Jesus. Ariko Mose yanditse kuri Yesu because he wanted first of all to he wanted us to realize that you are a sinner from birth. Ahangaha yashakaga ko utahura kuri umunyacyaha uhereye mu ivuka. Why was it like this? Kubera icyari uko bimeze. Verse 21. Murongo 21. The Bible says, but now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets. Murongo 21 uravuga ngo ariko none hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudahishwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahano ari byo biguhamya. Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe, for there is no difference. Niko gukiranuka kw'Imana bizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro.
For all have sinned and fall short of the glory of God, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Everyone, Moses wrote about Jesus. None bavandimwe, Yesu yanditse kuri Yesu. Mose yanditse kuri Yesu Because through the law, if we would believe the law, we can realize that our righteousness cannot take us in heaven. none binyuze mu mategeko tubona ko gukiranuka kwacu ubwacu kutadushyitsa mu ijuru. If we give up about ourselves, turamutse twivuyeho, that's when we can realize that now the righteousness of God apart from the law is revealed. aha niho dutahura ngo noneho gukiranuka kw'Imana kutahuza n'amategeko kwagaragajwe. Always the law goes with the works. igihe cyose amategeko agendana n'imirimo. That's why Moses wrote about Jesus, so that we can realize that our works are meaningless before God. Mose yanditse kuri Yesu kugira ngo tubone ko imirimo yacu ari imburamumaro imbere y'Imana. But Jesus, who knows the will of God, came and fulfilled the will of God so that we can get the new righteousness. hanyuma Yesu wari uzi gushaka kw'Imana yaraje ngo agusohoze kugira ngo tubone gukiranuka noneho kw'Imana. But so many people, when they read the Bible, they cannot understand the Bible. ariko benshi iyo basoma Bibiliya ntabwo bayumva. And they decide not to believe in the Bible because they cannot understand it. bananzura kutizera Bibiliya kuko baba batari kwiyumvisha ibyayo. But this is not right. ariko ibyo si ukuri. Always you should know that you are not the one to do something. igihe cyose ugomba kumenya ko atari wowe ufite kugira icyo ukora. Because the Lord has done everything for you to receive eternal forgiveness. kuko umwami yakoze ibikwiriye byose ku bwawe kugira ngo ubone imbabazi zidashira. As you receive eternal forgiveness of your sins, wakira imbabazi z'iteka z'ibyaha byawe, you also receive the righteousness of God. ubwo uba wakiriye gukiranuka kw'Imana ndetse Because all have sinned and fall short of the glory of God. kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. But through this new way, ariko binyuze mu nzira nshya, through the way of Rebecca, binyuze mu nzira ya Rebeka, all can receive the blessings of God. aho tubasha kubona twese imigisha y'Imana. Everyone, this is what Jesus was speaking about in John chapter 5. bavandimwe rero ibi nibyo Yesu yavugiraga muri Yohana ibice 5. In John chapter 5 verse 39, he said, aha mu murongo wa 35 yaravuze, you search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me. ni ibice 5 umurongo wa 39 ati, murondora mu byanditswe kuko muri byo arimo mwibwira ko mufite ubugingo buhoraho kandi ari byo bimpamya. Verse 45, do not think that I shall accuse you to the Father. There is one who accuses you, Moses, in whom you trust. 45 haravuga ngo mwe gutekereza yuko nzabarega kuri data kuko hariho ubarega ndetse ni Mose uwo mwiringiye. But if you do not believe his writings, how will you believe my words? That is verse 47. 47 ukavuga ngo ariko se nimutizera ibyo uwo yanditse, noneho amagambo yanjye muzayizera mute? Yes, Moses wrote how Jacob received the blessing. Moses yanditse uko Yakobo yabonye imigisha. And he wrote how Esau was cursed, though he tried to keep the words of his father. Anandika ukuntu Esau yavumwe nubwo yagerageje gusohoza iby'amagambo ya se. And he wrote the laws so that you can realize that you are unable to keep the law. Arangije anandika amategeko kugira ngo wowe agutahuze kudashoboye kuyubahiriza. But he was talking about Jesus actually. Ariko mu by'ukuri ni Yesu yari arimo aravugaho wenyine. He was trying to show you, look, this is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Yarimo aravuga ati dore nguyu waziye gukuraho ibyaha by'isi. So you cannot
solve the sin problem. ku bwawe ntiwashobora kwikemurira ikibazo cy'icyaha, For you cannot keep the law. wowe ntiwashobora gusubiza kubahiriza amategeko. If you try to keep the law, you shall be cast as Esau was cast. Nuragerageza kubahiriza amategeko uzavumwa inzira imwe n'iya Esawu uko yavumwe. But once you believe in the works of Jesus, ariko niwizera mu mirimo ya Yesu, as Jacob believed in the works of Rebekah, nk'uko Yakobo yizeye imirimo ya Rebeka, he received all blessings from his father. akakira imigisha iva kuri se. Likewise, if you believe the works of Jesus perfectly, you will be a perfect righteous. Ni nabwo buryo bumwe, niwizera imirimo ya Yesu by'ukuri uzaba umukiranutsi utunganye. This is what Jesus is trying to tell us in John chapter 5. Iki nicyo Yesu yarimo agerageza gusobanura muri Yohana ibice 5. Jesus knows the will of God. Yesu azi ugushaka kw'Imana. So all we can do is to believe in Jesus. Icyo dufite gukora gusa ni ukwizera Yesu. Let us go in John chapter 6 Reka rero tujye muri Yohana ibice 6 and see what Jesus asks you to do. maze turebe icyo Yesu yagusabye gukora. John chapter 6 Yohana ni ibice 6 verse 14. umurongo wa 40. Yeah, here the Bible says, and this is the will of him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Kuko icyo Data ashaka ari iki, ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzure ku munsi w'imperuka. Yes, this is the will of God. Uku niko gushaka kw'Imana. Everyone, when you read Genesis chapter 1, none iyo usomye mu itangira igice kimwe, the very first book and the very first chapter talks about how the earth was without form and void. Igice cya mbere, umurongo ubanza usobanura ukuntu isi yari icuze umwijima kandi yariho ubusabusa. And it was very dark. Yari yijimye. Why was it like this? None se kuki ari uko byari bimeze? Actually, we can see the work of Satan through this chapter. Aha rero muri iki gice dushobora kuboneramo gukora kwa Satani. Because God did not create the earth like that. Kubera ko Imana ntiyaremye isi imeze ityo. When you read the book of Isaiah, you can find such verse in Isaiah. Iyo usomye muri Yesaya hari umurongo uvuga ibyo nari nsobanuye. Because God did not create the earth without form, with darkness and void. Kuko Imana ntiyaremye isi idafite ishusho iriho ubusabusa kandi icuza umwijima. Instead, when God saw this work of Satan, ahubwo hari umurimo wa Satani. when God saw this work of Satan, igihe Imana yabonaga uyu murimo wa Satani, he said, let there be light. niyo mpamvu yahise ivuga iti reka habeho umucyo. And the Bible says there was light. Bibiliya rero avuga ngo ubwo umucyo ubaho. And in John chapter 1, the Bible says this light is Jesus. Kandi muri Yohana igice kimwe yasobanura ko uwo mucyo uvugwa ari Yesu. When the light comes, the darkness disappears. Igihe umucyo uje, umwijima urahunga. That's why the earth was able to get the form, was able to be full of many things like plants and other trees. Icyo gihe rero nibwo isi yagize ishusho, inameza ibyatsi ndetse n'ibinyabuzima bindi. It's same to our heart. It is actually talking about our hearts. Ni kimwe rero n'imitima yacu. Ibyo biba bivuga imitima yacu. When the word of God comes into our hearts, iyo ijambo ry'Imana rije mu mitima yacu, we are able to change. Tubasha kugira impinduka. Not to change to be good people. Ntabwo bisobanura ko uba uhindutse ngo ubaye umuntu mwiza. But we become one with Jesus. Ahubwo tuba tubaye umwe na Yesu. And Jesus starts to lead our life. Yesu agatangira kuyobora ubuzima bwacu. That's why there is only one will from God towards you. Ni nayo mpamvu hari ugushaka kw'Imana kumwe rukumbi kuri wowe. John chapter 6 verse 4 talks about that will of God. Yohana ibice 6 umurongo wa 40 havuga kuri uko gushaka kw'Imana. And this is the will of God. This is the will of him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day.
kuko icyo data ashaka ari ikintu kugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho nanjye nzamuzure ku munsi w'imperuka. Hallelujah. Amen. So when you read the Bible, you can see how Jesus was manifested starting from Genesis. Iyo usoma Bibiliya rero ubona ukuntu Yesu yagiye yigaragaza uhereye mu gitabo cy'itangiriro. So as you read Genesis, as you read Exodus, as you read Numbers, Deuteronomy, you can see Jesus there. Soma itangiriro, kuva, Abalewi, kubara, gutegekwa kwa kabiri hose ubonamo Yesu. And once you come to believe in him whom God sent, kandi wakwizera Imana yatumye, the Bible says you get everlasting life. biravangwa aho uba ubonye ubugingo budashira. What does this mean? None ibyo biravuga iki? Having everlasting life means having no sin at all. Kugira ubugingo buhoraho bisobanura kuba utagifite icyaha na busa. And having no sin means you are perfect righteous. Kandi kutagira icyaha birasobanura ko uri umukiranutsi utunganye. You are as whole as Jesus. Bisobanura ko wera bihuje nuko Yesu yera. That's how Jesus made us perfect righteous. Uko niko Yesu yatugize abakiranutsi. As we end, we can read 2 Corinthians chapter 5. Mu gihe dusoza reka dusome mu Bakorinto ba kabiri ibice 5. 2 Corinthians chapter 5. Abakorinto ba kabiri ibice 5. Verse 18 and 21. Umurongo wa 19 n'umurongo wa 21. Yes, 2 Corinthians chapter 5 verse 19 and 21. That is, that God was in Christ, reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Kuko muri Kristo harimo Imana yiyongeye n'abari mu isi ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Amen. Amen. So we have become righteousness of God. None twahindutse gukiranuka kw'Imana. The righteousness of God is revealed. Gukiranuka kw'Imana kwaratahuwe. How was it revealed? None kwagaragajwe gute? When Jesus came down to this world, Yesu yazaga muri iyi si, he took away all of our sins. yakuyeho ibyaha byacu byose. So we were reconciled with God through Jesus. Twiyunze n'Imana binyuze muri Yesu. Now God does not impute our trespasses on us. Ubwo rero Imana ntikitubaraho gukiranirwa. Instead, he imputes his righteousnesses to you. Ahubwo ikubaraho gukiranuka kwayo. He says you are perfect righteous. Iravuga turakiranuka uratunganye. He says that you are his righteousness. Kandi ikaguhamya ngo uri ugukiranuka kwayo. Why is it like this? Kubera iki? The Bible says, for he made him who knew no sin to be sin for us. Kubera ko birivuga ngo utarigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu. Jesus became sin to fulfill and to pay the wages of sin. Yesu yahindutse icyaha kugira ngo asohoze kandi yishyure. And the Bible says it was for us to become God's righteousness. Kandi biravuga ngo byari ku bwacu kugira ngo duhinduke gukiranuka kw'Imana. Everyone, this is the gospel. Abavandimwe, iki nicyo cyitwa ubutumwa bwiza. And this is all about the Bible. Kandi iki nicyo kivuga Bibiliya yose. The Bible is teaching us how we can be one with God. Bibiliya itwigisha ukuntu twaba umwe n'Imana. Because of sin, once were parted from him. Kubera icyaha rimwe twatandukanye nayo. But now Jesus came to make us one, to reunite us with him. Maze Yesu araza akora umurimo wo kongera kutugira umwe ngo twunge ubumwe nayo. So by this reconnection we are able to live the new life. Hanyuma rero kubw'uko guhuzwa tubasha kubaho ubuzima bushya. We can live as ambassadors for Christ. Tukaba rero abahamya b'ibya Yesu. We can live testifying what Jesus has done for men. Hanyuma tukaba abahamya batanga ubuhamya bw'icyo Yesu yakoreye umuntu. We can enjoy the Bible from Genesis to the Revelation. Tukanezererwa Bibiliya uhereye mu itangiriro ugashyika mu byahishuwe. But so many people, they don't know this truth.
kandi benshi dore ntibaranamenya iby'uku kuri. But I hope that you who is listening, you who is watching this lecture, please believe in him and also preach the gospel. Ariko niringiye ko wowe uri kumva ibi byigisho wakwizera Yesu kandi ukabaho nawe ubwiriza ubutumwa bwiza. God is happy with you when you trust in Jesus, when you believe in him. Imana irakunezererwa iyo ushyize icyizere cyawe kuri Yesu ukamwiringira. From that time we receive the new name of Jesus, that is Emmanuel. Ku bw'ako kanya uhita wakira izina rishya rya Yesu ari ryo Emmanuel. Emmanuel means God with us. Kandi Emmanuel risobanura ngo Imana iri kumwe natwe. And when God is with you, kandi igihe Imana iri kumwe nawe, no matter what problem you may face, ikibazo icyo ari cyo cyose wahura nacyo, no matter what difficulties you may face, ingorane izo ari zose wahura nazo, no matter what sin you may commit, ibyaha ushobora kuba wakora, God must be responsible to correct you, to guide your life. Imana niyo yishingira kugukosora no kuyobora ubuzima bwawe. Until Jesus comes back, God will be with you. Kugeza igihe Yesu azagarukira, Imana izabana nawe. I hope that you believe in this word. Niringiye ko wakwizera iri jambo. Today I will speak up to here. Uyu munsi ndasubikira hano. Allow me to pray and we conclude by here. Munyemerere nsenge dusubikira. Father God, we thank you. Data Mana turagushimye. All the scriptures testify about Jesus. Ibyanditswe byera byose bivuga kuri Yesu. So that we can forsake our righteousness. Kugira ngo duhinyure gukiranuka kwacu. And receive the righteousness of God. Maze twakire gukiranuka kw'Imana. God, no one is a sinner in your eyes unless he trusts in himself. Mana ntawe ukiri umunyabyaha mu cyanya cyawe, mu maso yawe, keretse abakiyiringiye. Those who don't believe that Jesus took away their sins, they are the ones who pay for their sins. Abahinyura ko Yesu atishyuriye ibyaha byabo nibo bari aho mu cyanya cyo kubyishyura. And they will repay indeed if the end of the world comes before they repent and believe in the gospel. Kandi koko bazabyishyura igihe iherezo ry'isi rishobora kubaho atarihana. But those who believe in the gospel that Jesus took away their sins, they receive the righteousness of God and they live as a new creation. Reka bizera ko Yesu yakuye ibyaha byabo, bakira gukiranuka kw'Imana kandi bakaba bayoborwa. I pray for all viewers and those who will listen to this word later, allow them to believe in the gospel. Nsabiye abakurikirana izi nyigisho kugira ngo mwami bazasoze bizeye ubutumwa bwiza. You said you shall know the truth and the truth shall make you free. Niwe wavuze ngo muzamenye ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. So I believe that this is the truth because it was spoken by Jesus himself. Kandi abihamya kuko ariko kuri kuko kwivugiwe na Yesu ubwe. Jesus said, this scripture testify of me. Yesu yaravuze ngo ibi byanditswe ni njye bihamya. Even Moses wrote about me. Ati kandi na Mose ni njye yandikaga. That's why in all stories of the Bible you can see the righteousness of God given by grace. Ni nayo mpamvu muri Bibiliya yose tubasha kubona gukiranuka kw'Imana gutangwa n'ubuntu. We thank you Lord and we pray all in the name of Jesus. Turagushimiye mwami, byose tubisenze twizeye izina rya Yesu. Amen. Amen. Thank you very much. Murakoze cyane. I hope to see you next time. Niringiye kuzababona ku yindi shuri.